Shalom, shalom, inshuti zanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pastor Ntwarane Anastase, ugiye gusangira ijambo ry'Imana nk'uko twabibasezeranije. Muri iyi minsi tugiye kubigisha cyane ibigendanye n'ubuhanuzi bwo kugaruka kwa Yesu, ariko cyane cyane tugendeye ku biri kubera mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane ku ntambara ya Israyeli n'Abanyapalestina cyangwa se Hamas. Hajya hiyongeramo n'indi mitwe nka Hezbollah yo muri Libani, ndetse n'abandi bari muri biriya bihugu biri mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane Abarabu. Kuko kenshi iyo tuvuze Israyeli, intambara ya Israyeli, ako kanya nk'abakitwa abanzi babo abenshi ni Abarabu. Benshi rero ku basomyi ba Bibiliya dukeneye gusobanukirwa neza icyaba cyihishe muri izo ntambara, cyangwa se ubuhanuzi bwaba burimo. Ese hari aho bihuriye n'ibigendanye no kugaruka kwa Kristo? Ibyo ni byo tugomba gusobanukirwa neza kugira ngo duhuze ubuhanuzi n'ibiri kuba uyu munsi wa none. Reka rero dusenge Imana, hanyuma uyu munsi ndashaka kubabwira gato cyane ku bigendanye n'ubuhanuzi bw'imibereho cyangwa ibibazo Abisirayeli bafite uyu munsi, aho byakomotse ndetse n'isano byabifitanye na Kristo cyangwa se no kuza kwa Kristo. Turagushimiye Mana, urakoze kubw'uyu mwana wawe, muha umugisha kandi iri jambo ryawe rihindura ubuzima bwe, rimufashe muri uru rugendo no gusobanukirwa neza ibigendanye n'ibi bihe turimo ndetse n'ibihe bizaza. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndabibutsa gukora subscribe ndetse no gukora like na share na comment, kuko izi nyigisho ari benshi baba bazikeneye kandi zizagira umumaro. Ubushize twabonye amagambo akomeye ari muri Matayo 24, aho Yesu mbere yo kudupfira, mbere yo kubambwa ku musaraba, yavuze ibigendanye n'ibi bibazo tubona uyu munsi ndetse n'ibindi byabayeho ku Bisirayeli. Twabonye Yesu avuga uko Yerusalemu izasenywa, ikarimburwa, ikavaho. Wabibona neza muri Matayo 24, kandi ibyo byabayeho mu mwaka wa 70. Mwaka wa 70 Yerusalemu yarasenywe, kandi n'Abisirayeli baratatana bakwira isi yose, ndetse bagize n'ibibazo bikomeye cyane hirya no hino ku isi, by'umwihariko mu kinyejana cya 19 habaye akarengane gakomeye cyane, ndetse no mu kinyejana cya 20 ku Bisirayeli bari mu bihugu by'Uburayi, barishwe, baranzwe, bakorewe ibintu bibi byinshi cyane. Kandi urumva ko byari byarahereye mu mwaka wa 70, nk'uko Yesu yari yarababwiye ko Yerusalemu izasenywa, nta buye rigeretse ku rindi bizasigara ku rusengero rw'i Yerusalemu. Ariko muri iki gice twanababwiye amagambo akomeye Yesu yavuze ku murongo wa 32, aho yavuze ngo murebere ku mutini, niwo cyitegererezo, ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamera, mumenye yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze bugufi. Kuvuga ngo rero uyu mutini twabonye ko ari Israyeli. Kongera kuremwa kwa Israyeli cyangwa se kugaruka kwa Abisirayeli n'igihugu cya Israyeli kongera kubaho, nuko cyongeye kubaho mu 1948. Abisirayeli barongera baratahuka, barongera bava hirya no hino bagaruka muri Palestina, ndetse noneho hatangira kubaho igihugu cya Israyeli. Icyo gihe rero nibwo umutini wari utoshye. Yesu yaravuze rero ngo nimubona ibyo bibaye muzamenye ko kuza k'umwana w'umuntu kuri hafi. Rero ibyo bibazo byose byagiye biba ku Bisirayeli ari amagambo akomeye ubundi Yesu yavuzwe kuri Kristo ubwabo babyiyaturaho nk'Abisirayeli. Iyo tugiye muri Matayo 28, umurongo 24 na 25, aravuga ngo nuko Pilato abonye ko arushywa n'ubusa, ahubwo ko barushijeho gushega, abo ni Abayuda n'Abisirayeli,
yenda amazi akarabira imbere y'abantu ati, yeweho nta cyaha kindiho, ku bw'amaraso y'uyu mukiranutsi biraba ibyanyu. Abantu bose baramusubiza bati, ahangaha mwumve ko ariho ruzingiye n'ibibazo bafitiye umunsi, ibyo bagize, intambara bagize, ibibazo bagiye bagira byinshi cyane, biva kuri aya magambo basekuruza babo biyaturiye. Barangira baravuga ngo abantu bose baramusubiza bati, amaraso ye natubeho no ku bana bacu. Amaraso ya Kristo ngo ababeho ndetse no ku bana babo. Rero iryo jambo batuye ryabasohoyeho mu mwaka wa 70, ryabasohoyeho mu myaka myinshi yagiye ikurikira, ndetse no mu gihe cya Hitleri, ndetse no mu bihe byagiye bikurikira bagiye bahura n'ibibazo bikomeye cyane biturutse kuri iri jambo biyatuyeho ngo amaraso ya Kristo ngo ababeho ndetse n'abana babo. Rero iki ni ikimenyetso kigaragaza rero ko Kristo umwana w'Imana, Yesu muzima waje, nubwo mu Bisirayeli batanamwemera, ari Imana, ari umukiza kuko ijambo biyatuyeho ryaje kubasohoraho. Muri iyi minsi rero tuzagenda tubaganirira zimwe mu ngaruka zikomeye cyane zabaye kuri Israeli kuva mu mwaka wa 70. Hari igitabo cyitwa Ibanga rikomeye rihishwe mu burasirazuba bwo hagati, cyanditswe n'umukozi w'Imana Pastor Rwibasira Vincent. Uwashaka n'icyo gitabo ashobora kukibariza i Kigali ku Nkuru Nziza, hariya mu mujyi, ndetse no kuri ADPR, ndetse na hano kuri Assemblée de Nyakarambi mu karere ka Kirehe. Ibyo bitabo yabibona. Rero ni igitabo gihishe ubwenge bwinshi, ari nacyo tuzibandaho cyane muri iyi minsi, tureba urukurikirane uko Abisirayeli bagiye bahura n'ibibazo bikomeye kuva Yesu yavuga ngo Yerusalemu izagotwa, izarimbuka, noneho kugeza igihe umutini uzatoha. Rero uyu munsi turi mu gihe cyo gutoha k'umutini, ariko tugomba kuba amaso tukamenya ngo ese ni iki kizakurikiraho nyuma yo gutoha k'umutini, hazakurikiraho iki? Abisirayeli ubwabo biyatuyeho ko amaraso y'umwana w'Imana y'umukiranutsi azabakurikirana, azababaho, bo barabyiyaturiye. Niyo mpamvu ibibazo n'uyu munsi bakibifite kandi bikomeye, kandi nta wundi uzabirangiza uretse Mesiya wenyine. Rero nabifuriza gusoma ubuhanuzi kandi mukabwiga neza, kuko ikizahagarika ibi byose nk'uko tubibona mu Batesaloniki urwa 2 igice cya 2 n'umurongo wa 7. Ni ukuvuga ngo ubundi igihe cya Antikristo cyaratangiye, twatangiye kwinjira mu gihe cya Antikristo, ariko mu by'ukuri mu buryo bw'amayoberane nk'uko ibyanditswe bibivuga. Umurongo wa 7 uravuga ngo urw'Abatesaloniki rwa 2 n'umurongo wa 7 ngo kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. No kuvuga ngo rero amayoberane y'ubugome, amayoberane yo kugirira nabi ubwoko bw'Imana, yaba itorero ry'Imana, yaba n'Abisirayeli, ayo mayoberane y'ubugome yatangiye kubaho, kuko n'igihe cya Hitleri nacyo cyari igihe cya Antikristo. Tuzagenda tubabwira muri ibi bihe uko Antikristo yagiye yishushanya. Hari abantu yagiye yishushanyamo, harimo ndetse na Hitleri, ndetse n'uyu munsi hari umwuka we abo ugaragariramo. Rero ubuza Antikristo gukora ninde? Ubuza kuba yagaragara ninde? Ni itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana rero nirikurwa mu isi, nibwo imikorere ya Antikristo izakora ku mugaragaro, kandi icyo gihe nibwo noneho Yerusalemu, nibwo noneho Abisirayeli bazanagotwa, hazaba intambara yo kubarimbura. Ariko itorero rikiri ku isi buriya ririnze na Isirayeli. Itorero buriya ririnze na Isirayeli, kuko itorero niryo ribuza Antikristo gusohoza umugambi we. Kandi imwe mu migambi ikomeye ya Antikristo ni ukurimbura Isirayeli. Imigambi ikomeye ya Antikristo ni uko Isirayeli isibangana,
nuko abisirayeli basibangana, ariko ntibazabigeraho kubera ko Mesiya azagaragara aje gutabara Isirayeli. Imana ibahe umugisha rero, mbifurije gukomeza kuba mu itorero ry'Imana kugira ngo tube muri ba bandi babuza Antikristo gukora, kuko ababuza Antikristo gukora ni itorero ry'Imana, ntabwo ari imbaraga za Isirayeli, ntabwo ari intwaro za Isirayeli. Ababuza Antikristo gukora, ababuza Antikristo gusohoza umugambi harimo n'uwo wo kurimbura Isirayeli ni itorero ry'Imana. Kandi iyo tuvuga itorero ry'Imana ngo turavuga Kristo, turavuga Mesiya, kuko Mesiya ari hehe? Mesiya ari mu itorero ry'Imana, kuko abisirayeli ubwabo bo baramwanze ndetse biyemeza kumwica, baravanga amaraso azababeho. Mesiya rero ari mu itorero ry'Imana, Mesiya ari mu bana b'Imana, Mesiya ari muri twe. Nitwe rero dufite imbaraga, nitwe dufite ububasha, nitwe dufite urufunguzo rwo guhagarika Antikristo. Mu gihe itorero rikiri ku isi dufite ubushobozi kuri Antikristo. Imana ibahe umugisha rero muri mu itorero ry'Imana, kandi dukoresha ubwo bubasha twahawe muri Kristo Yesu, tumenye ko dufite ububasha bwo guhagarika Antikristo. Iyo tuvuga guhagarika Antikristo, ntuvuye ngo wahagarika ziriya ntambara ziri mu burasirazuba bwo hagati, oya, sicyo dushaka kuvuga. Ariko tuba icyo tugomba kuba cyo. Amasengesho yacu dukomeze dusengere Isirayeli, dusengere n'Abanyapalestina bamenye Kristo, dusengere Abarabu bamenye Kristo, dusengere isi yose imenye Kristo, kuko ubutumwa bwiza bukwiye kugera ku bantu bose. Itorero ry'Imana rero niryo ryonyine rifite ububasha bwo guhagarika Antikristo. Imana ibahe umugisha, mugubwe neza, izina rya Yesu, amen.